yemwe ngabo z'umwami nimutabare tujyane na Yesu niutabaza twitwaze umusaraba utujya imbere mwese nimuze tugabe tuneshe umwanzi yemwe ngabo z'umwami mwese dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi ababisha bahunga babonye intwari nimuze tuneshe ngabo z'umwami intangiriro z'isi zinyeganyezwa n'ibyishimo by'ab'umwami bamusingiza yemwe ngabo z'umwami mwese dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi itorero ry'Imana rirafatanya rirahaguruka kunesha umwanzi nta kizaduteranya turakundana duhora duhuje inama twizera kimwe yemwe ngabo z'umwami mwese dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi intangoma zidashira zirahanguka ariko itorero rizahoraho ukuzimu n'urupfu n'ibiririnda twarazwe na Yesu Kristo ntagahemuka yemwe ngabo z'umwami mwese dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi nuko mugabe mwese tugerereze tububire hamwe amajwi yacu turirimbe dushima umwami Yesu kuko afite icyubahiro yiheranije yemwe ngabo z'umwami mwese dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi twese hamwe twicishe bugufi dusenga Imana Muremyi wacu dukunda uri mu ijuru tugushimiye ko wabanye natwe mu minsi isigaye inyuma yacu
tugejeje kuri uyu munsi twese tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryawe riragucyubahiro. Mbere na mbere ubanze ukize imitima yacu gukiranirwa kwayibonetseho, kugira ngo duhe kwihana no guhindukira amazina yacu akomereze mu gitabo cy'ubugingo. Tugiye kubumbura ijambo ryawe, ubumbura imitima yacu kuryakira, kandi dusabiye abaterana uyu munsi ku isi yose ngo bazwe n'ubuntu bwawe. Ngaho duha umwuka wera tumanukire, atubumbire hamwe, twizere ijambo ryawe kugeza igihe uzagarukira. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana rero. Ndagira ngo bona nubwo twakerewe, murabona saa 4 n'igice ziri kugera, ziri hafi kugera, ziri kuri minota hafi 8. Rero ntagire ubwo twagiye, ahubwo buri wese arebe icyamuzanye. Yego, uri muri kampani yareba isaha agatazi itazagera. Mu gitabo cy'umukristo ngo buri wese nawe akwiriye guhararira kusika ivike. Ushobora kwiga uyu munsi ukaba ari wo munsi wawe. Umuhanuzi yaravuze ngo buri wese akwiriye kwita ku iherezo rye, kaho ari wo munsi wa nyuma w'ubuzima bwe. Iyo wapfunyitse rero, upfunyitse mu mutima wawe, nibyo uzajyana. None wagize ngo uzajyana ibyo utize, wari ukwiye kugira imbaraga no gushebekera ukavuga uti Mana, uyu munsi ngaburira unsindagire mu ibyawe. Uyu munsi nshobora kuba ari byo nacyura, sinzongere kwiga ibintu. Turi kujyana uwo mwanya rero imitima yacu umwuka wera tuyobora. Ngiye kubanza mbabaza ikibazo kugira ngo numve ko tujyana. Igiti murakizi? Igiti murakizi? Kigira ibice bingahe? Igiti kigira ibice bingahe? 3. 5, 2, 5. Ubwo twigiye hamwe. Twigiye hamwe. Bine. Ikihe niki? Ibisi. Igishitsi. Amashami. Ubwo ni bine? Igihimba. Aha, undi we 5. Vuga. Imizi, igiti, amashami, amababi, n'imbuto. Wowe. Udi. Muzungu. Bine ikihe niki? Imizi, igihimba, ibishishwa n'amashami. Yego. Undi? Yego. Ikihe niki? Imizi, igihimba n'amashami. Yego. Hari undi? Ureke mbabwire. Mwese muri kwerekeza mu cyerekezo kimwe, ariko buri kintu cyose kiyometse ku kindi. Ariko urebye mu buryo bw'amagambo avunaguye ni 3. Murabyumva neza? Ni ibice 3. Igice kimwe kiri mu mizi, ikindi cyo hejuru ni umubyimba. Kuva ku mubyimba kugera ku mizi ni umubumbe w'igiti. Icya 3 rero ni amashami agaragiye cya giti. Naho ibikoba, imbuto ntibiri kwera kuri ya mashami, ariko ubu n'amababi biri kwera kuki? Ku mashami. Ubundi ni 3 biba bihagije. None biriya bintu hari igikorera ukwacyo. Ndagira ngo munsubize aho hantu. Ari imizi irabamo ngenzi ivomera amazi mu butaka, ni inywere umubyimba uzirwaneho n'amashami azirwaneho. Birashoboka? Umubyimba wo iyo utungwa n'iki? Utungwa n'amazi ukuye imizi gizite. Amashami yo amazi avuye muri cya giti. Amazi aturutse mu mizi. Ajya muri cya giti niyo n'amashami akashira. Ariko byose bigira bite? Birafatanye. Iyo babiriguye hasi, amashami n'umubyimba biranezerwa. None ko nayo wayasize kandi ari kuri cya giti nayo agomba kugira umubumbe w'igiti. Nibyo ndi kuvuga, yaba ishami
kuvuga ngo mureke mbabwire burya amababi yateye ku mashami ni ikigaragaza ko Shama gatera he? ateye ku mubyimba Gatera he ku mizi. Umva ko burya bya bintu byose binari kumwe. ntabivuze ariko ni byose biri kunganira ariko hari iby'ingenzi. Uwavuze bitanu rero ashobora ni ukuvuga ngo amababi ntashobora kubaho adafite amashami kuko amashami yose nayo yera avuye ku giti, imbuto nazo zikera zivuye ku mashami. Amashami niyo moteri. Turi kujyana, amashami araboneka, amababi akaboneka, imbuto zikaboneka. Ziteye he? Ari imbuto zitera ku mashami, hari n'ibibabi bigatera ku mashami. Amashami nayo agatera ku mubyimba, umubyimba nawo ukazamuka uvuye hehe? Mu mizi. Ariko byose biba bimwe. None mu bicaye aha tubishyize mu by'umwuka, ninde kibabi, ninde shami, ninde mubyimba, ninde mizi? abizera bagizwe n'ibyo bindi byose. Kubabaza n'imbuto. buriya mureke mbabwire ngo sinzi uvuze ngo muvuze ngo iki? turi ingingo nk'izi kuri icyo duko. Mureke mbabwire abizera n'ibibabi n'imbuto. turi amashami. Muzasoma mu mukiranutsi ni ibyatsi, ni ibibabi, ni amashami ateye ku muzabibu. Amashami ngo twebwe abizera muri rusange twaba turi amashami ateye ku muzabibu, ku giti. Ntabwo twaba tutanyunyuje amakakama. Ariko ubuhanuzi bwo butubwira ngo hari ibiti, hari n'ibyatsi cyangwa amababi. Bamwe hari abizera bakomeye n'aboroheje. Nagiraga ngo icyo ngicyo mumenye ko umukirisito nawe agomba kubaho nk'urugingo rwa mugenzi we. Iyo umwe yarwaye undi ararwara, iyo umwe yarwaye undi araseka. Agira ngo dukangukire, tugiye kwigana ijambo rikomeye. Tumaze kuririmba indirimbo itubwira ngo iki? Indirimbo tumaze kwibagirwa, kuririmba turayibagiwe se. Yemwe ngabo z'umwami, yemwe ngabo z'umwami, nimuze tugire dute? Nimuze tugire dute? Hehe. Dutabare hehe? Muri Kongo se? kurwanya umwanzi Satani. Ubu tugiye mu makuru yo muri Kongo wasanga buri wese ayazi uhereye hasi kugera hejuru, kandi akarwanya intambara zo muri Kongo yibereye hano muri Amerika. Twarwanyiza umwami. Ngo muzasoma rwa kabiri rw'Abakorinto ngo intambara turimo siza amacumu, siza imiheto ngo nibonere umugisha, bw'intambara turimo n'iz'umwuka. Ngo tugomba gukubita hasi ikintu cyose kishyira hejuru kugira ngo kirwanye iki? Imana. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo turikujyana yemwe amacakubiri mu murimo w'Imana agomba guhagarara. Ijambo mwaryumvise? Muri kuryumva? Ngo ngwiki? Hariho se? Hariho ntariho? Ubu wafungura buri mutima wa buri muntu yasanga harimo ibinunga byinshi biparitsemo, ubugirwamana bwinshi buparitse matase. Nyamara Imana ishize imitima yose ahangaha yasanga hari ibiri muri njyewe, muri wowe. Uyu munsi umwuka wera agiye gufata ingamba zo kurwanya iki? Zo kurwanya iki? Hehe. Ni ibintu bibiri. Burya ibiri mu mitima nibyo bigaragara mu murimo w'Imana. Kurwanya amacakubiri agomba guhagarara mu murimo w'iki? W'Imana.
mu ijuru buriya turi kurwana n'intambara yavuye mu ijuru. Ikibi cyavuye mu ijuru aho Imana yicaye kiratumanukira, siko bimeze. Kibi cyavuye mu ijuru ntabwo cyavuye mu isi. Ijuru wajuwe wishimye ariko wasubiza ute? Satani batumanukiye ari guseka, ari guseka. Umuntu ufite umujinya wamwegera, ariko Satani turamufumbara. Afite umujinya wazarira nk'intare aje ko yagira ute? Kagukirigita neza ugaseka kagukocora. Amacakubiri agomba guhagarara mu murimo w'iki. Abafite Bibiliya murambaza nyuma tugiye gusoma, murambaza nyuma. Twize dusomera 17 Yohana 20. 18. Muzunga abashaka Mateo 12:25 kugeza 30. Niyo Yobu 4:12. Abo bantu mpaye amasomo mwihuti. 17, 18, 20. Guhagarara hano. Mwihuta. Yego. Ariko muzirikane umutwe w'amagambo, amacakubiri agomba guhagarara mu murimo w'iki. Iryo jambo muritamire. 18. Uko wantumye mu isi nanjye niko mbatumye mu isi. Wantumye mu isi niko nanjye mbatumye hehe? Kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Sinsabira abo bonyine ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryawe. Komeza hepfo. 21. Ngo bose babumwe nk'uko uri muri njye data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye. Urakoze. Babe babiri. Ngo bose babiki. Babe umwe nk'uko data n'umwana n'umwuka wera ari bamwe. Ari bamwe. Ngaho 12:25. Amenye ibyo bibwira, arababwira ati ubwami bwose iyo bwigabanije ubwabwo burarimbuka, n'umudugudu wose cyangwa inzu yose iyo yigabanijemo ubwayo ntigumaho. None se Satani niba yirukana Satani kwaba yigabanijemo ubwe, ubwami bwe buzagumaho bute? Nanjye niba ari Bezebuli umva kwirukana abadayimoni, abana banyu ninde ubaha kubirukana? Nicyo gituma ari bo babacira urubanza. Ariko umwuka w'Imana niba ari wumva kwirukana abadayimoni, noneho ubwami bw'Imana bubaguye igitungo. Umuntu yabasha ate kwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amusahure ibintu atabanje kuboha uwo munyamaboko? Ko aribwo yabona uko asahura inzu ye. Uwo tutabana ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateraniriza hamwe arasandaza. Nabyumvise neza. Ubwami bwose iyo bwigabanije bugumaho. 12:25. Ndi kubabaza, ubwami iyo bwigabanije cyangwa inzu yabonetsemo amacakubiri, iyo nzu niba mwishyuraga amabire mukigabanyamo gatatu, yanzu mwaba mukiyishyuye? Umwe yayishyura. Niba muri abizera muri 50, 5 bakagira uruhande rumwe, abandi 5 bakagira urundi ruhande n'abandi 5, iryo torero ryajya mbere. Ubwo butumwa bwabwirizwa. Wabwiriza ubuhe, undi yabwiriza ubuhe? Bivuga ngo inzu yigabanije ntishobora kugumaho. Kandi Satani ntashobora kurwanya undi Satani. Yobu 4:14. Yobu 4:14 haranditse ngo maze
mfatwa n'ubwoba mpinda umushyitsi bituma amagufa yanjye yose akomangana maze umwuka ampita imbere umusatsi unyorosoka ku mutwe ahagararaho ariko nyoberwa uko ishusho ye isa imbere y'amaso yanjye hari ikintu habaho ituze maze numva ijwi rivuga ngo mbese umuntu upfa yarusha Imana gukiranuka mbese umuntu yarusha umuremyi we kubonera dore ntabwo yiringira abagaragu bayo n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti nkanswe bo mu mazu yubakishije urwondo urufatiro rwayo rukaba rushinzwe mu mukungugu bameneka nk'uwakandagira inyenzi. Aya magambo muri kuyumva ngo n'abamarayika baboneka n'abakiranutsi nkanswe twewe byombi. Hari abantu bumva ko hari abakiranutse akumva bati uriya ntiyakora icyaha. Twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'iki. Yabaye buri muntu azi ko mugenzi we yacumura yamubabariye ataramusaba imbabazi. Ariko ikiriho muri kino gihe ni ukubona ko njyewe wacumuye ko nahora ndi umukiranutsi ko ntagwa mu cyaha. Kubw'ibyo niba nabikoze ngakora ibyaha ntarenze kuri atakora ibyaha none kananjye mbyikoreye. Nabonye muzungu atarakwiye kujya ahantu hari yakwiriye none nawe yagezeyo. Burya bya bintu ni byiza. Ntabwo uzi ko yaguye mu byaha. Ngo tukujya dukandagirwa mu nyenzi. Nyenzi gikandagirwe kaburana. Magana 216 biyamye umuzingo wa gatanu. Magana 216 ibihamya umuzingo wa gatanu ari ijambo Umuhanuzi w'Imana Magana 216 isubi ni ya gatatu. Baranditse ngo isira turwanya isi igizite mutari kwikiriza. Isira itumereye neza. Isi igizite ayo kanuruke hano. Ariko bene data ndaturuka kwisubikira mu byumvikane. Ariko bene data ndabinginga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwese muvuge kumwe kandi ye kugira ibice biremwa muri mwe. Tukujyana. Ariko bene data ndabinginga uyu n'umuhanuzi w'Imana ngo mwese mugire mute muvuge kumwe. Muvuge kumwe kandi kugira ibice muri mwe kugira ibice muri mwe biremwa. Kugira ibice muri mwe bigira biti. Ahubwo muhuze hamwe rwose muhuje imitima ni inama. Muhurize hamwe muhuje umutima niki. Ubumwe ni imbaraga amacakubiri ni intege nke. Ubumwe ni iki? Ariko amacakubiri ni iki? Nta musaruro bibyara ni intege nke. Igihe abizera ukuri kw'iki gihe bashyize hamwe nuko uzaza. Abizera ukuri kwa ryari? Igihe batandukanye ahubwo igihe bashyize igihe bashyize hamwe bahinduka imbaraga yivugira. Bati bari abantu kera bajyaga bavuga bati uriya ni umutampera yageze kuri bene wabo rwose ntagire n'unegura kana niyo yumva kuko aragenda bimubwira. Ariko buno uje mu bapagani banegura mu Kristo mugenzi wanyu gatega gasaye kugira ngo ubone ibyo uzajya ugenda uvuga. Ubumwe ni imbaraga amacakubiri ni intege nke. Igihe abizera bukuri kw'iki gihe bashyize hamwe bavuze ukuri kw'iki gihe ni abanyesabato.
igihe bashyize hamwe bahinduka imbaraga yivugira. Ibi Satani abizi neza. Bagize murabiyobewe. Abizi neza. Uyu munsi Satani agambiriye kuburizamo muri ubwo buryo butigeze bubaha imbaraga y'ukuri kw'Imana, akoresheje gusharirana no kwirema ibice mu bwoko bw'Imana. Satani iyo mbaraga ari kuyikoresha kugira ngo buri wese ahinduke umushari imbere ya mugenzi we. Navuga abwira ngo umwunganire umurwanyi. Ese ibyo bisomye nta kumubereye urugingo muvuga uti nubwo yibeshye, ariko nidusoza ndamusanga tuganire twe mugeni birabintu wasomye burya ntabwo hano hari ibivuguruza, none ntugasubire kubisoma wibeshye. Ariko ataruva ngo ibyo bintu usomye ngo ni ibinyoma. Tujya abandi bari bizeye hano mwabyiri gusoma ibindi ari gukurikizeho barabyizera nk'ukuri. Satani anezezwa nuko ibyo bikozwe rero. Ari we aratahana igikomere, n'uwabibwiye atahana igikomere, n'abizera batahana igikomere. Abana babona umugisha babona iki? Navuze ko muri bumbaza nyuma. Mutega amatwi mwumve murambaza nyuma. Wenda ibisubizo biraboneka mu byo bigishije. Buri iyo umuntu yigishije mukabaza ibibazo nyuma, hari igihe igisubizo biboneka muri bya bindi wari kubaza. Iyo kitabonetsemo rero niho ubaza nyuma. Turi kujyana hari. Isi iraturwanya, amatorero ni ikimenywa na bose, araturwanya. Kandi bidatinze n'amategeko y'igihugu azaba aturwanya. Niba hari igihe ubwoko bw'Imana bukwiriye gushyira hamwe niki? Mwumve neza. Amatorero ni ikimenywa na bose. Kandi ikigeni cyo gushyira hamwe igihe ibihugu n'uburere bigiye guhaguruka kuturwanya. Mureke mbabwire, hari ibanga ngiye kubahishurira. Aya matorero muri kubona hirya no hino ubutsiko, buri wese yakumva adahujemo na mugenzi we akajya kurema ubutsiko. Gakori, nawe gakori, n'undi nagakori, ariko muzahurira mu mwobo umwe. Muzahura mu mwobo umwe muhuje n'akarengane. Niba buri wese se intambara nizihaguruka kurwanya ubwoko bw'Imana, mwese mwarejejwe n'ukuri, kandi mwaratandukanye buri wese mu gace ke n'undi mu gace ke, umugahurira muri wa mwobo, muri cya gihe uzaba ngo subira mu gihuru n'icyange. Ndikubabaza birashoboka. Reka nsome iryo jambo wenda ryaduka 155. Hari iri jambo rivuga ngo mu gihe urwango rwumvikana ahantu hatandukanye. Muki urwango ruri kumvikana ahantu hagize hate? Ugasanga umuntu afite Bibiliya n'umwuka wanuze kandi yikoreye n'urwango. Ibyo bintu bizajyana. Mu gihe urwango rwumvikana ahantu hatandukanye hibasiwe abubahiriza isabato y'Uwiteka, bishobora kuzaba ngombwa ko ab'ubwoko bw'Imana igihe bizasaba ngombwa ko ubwoko bw'Imana buva muri ibyo birere bakerekera aho batazahura no kurwanywa mushaririye. Byaduka byo mu minsi y'imperuka. Hari abantu ujya kubona ukabona hari ikibonetse kiriho ngo ngiye guhunga bunerekera. Ese ubwiwe niki kwa ugiye karengane katazahagera? Ndafata umwanzuro njya hangaha niwe ndi kubona hoya batwereka yuko burya bugiye akarere kazaramuka karimo akarengane, nta mwanya wo gutega impanga ngo bayimene, uzahaguruke werekere akarengane kagize gate katari. Imana paje 155. Imana ntihatira abana bayo kugumaho imikorere y'ababi iburizamo icyitegererezo cyabo n'ubugingo bwabo bukajya mu kaga. Ntabwo Imana igira ite? Ntabwo yabahatira ngo jyana ubugingo bwawe ujye gutega umutwe hariya bajye kuwumena. Oya. Igihe umudendezo n'ubuzima bigeze mu kaga,
amahirwe gusa, ahubwo ni inshingano yacu y'ukuri yo gusanga abantu bashaka gutega amatwi ijambo ry'ubugingo no kujyaho ibihe byo kubwiriza ijambo ry'Imana bizaba bitworoheye. Isubiyo hepfo ndangirijeho muri iki gitabo iravuga ngo igihe kigiye kuza bidatinze aho ubwoko bw'Imana buzatatanyirizwa mu bihugu bitandukanye bitewe n'akarengane. Abazaba barahuguwe bihagije bazagira amahirwe aho bazaba bari. Bazaba barahuguwe bigize bite? Bazagira amahirwe aho bazaba bagize bate? Nawe uzaba wihitiyemo. Turi kwiga ijambo ritubwira ngo iki? Amacakubiri mu murimo w'Imana agomba guhagarara. Amacakubiri mu murimo w'Imana agomba kugira ute? Guhagarara. Ngiye gusoma intambara ikomeye. Intambara ikomeye 187 ntoya. Hari ijambo ritubwira ngo hari igihe usanga abantu mu murimo w'Imana ibintu birazambye, abibonye uko bitari, agiye kwiremera ibyo bice, nuko oya nta mpamvu. Si umugabo n'umugore iyo bashwanye ushwana n'ubutandukanye. Ubuse bashaka abagabo bangana iki cyangwa bashaka abagore bangana iki, ubonye mushwanye muri mutandukanye. Hari igihe biba ngombwa ukwaha kwawe kukaba akaburi cyangwa imva yo guhamba ayo mafuti y'umugore wawe cyangwa y'umugabo wawe. Niko umwanditsi yavuze Madam White ngo umuntu akwiye kugira imva yo guhamba amafuti y'iki ya mugenzi we. Muzi guhamba umuntu azahamba yanezere. 187 hari abagabo batahuje mu murimo w'Imana, nabo ibintu birabakomerana, umva bagiye kurema ibice, ariko Imana ibiburizamo. 187 subiri ni ya 4. Kino gitabo cy'intambara ikomeye ntoya mu kigwa kivuga 187 mu kigwa cya 14 hari ijambo ritubwira ngo mu gihe cya Wisirayeli, muzi ko Wisirayeli yari umugorozi, siko bimeze? Wisirayeli yari umugorozi wemewe, Husi yari umugorozi wemewe, Wycliffe yari umugorozi wemewe. Abo bose nibo twubakaho nk'abagorozi, turi kujyana, ariko nabo bavutsemo intambara, turi kujyana. Mu gihe cya Wisirayeli kimwe no mu bindi bihe by'amateka y'itorero, abantu bafite impano zitandukanye bakoze umurimo hamwe. Ntabwo bagiye bahuza ku ngingo zose z'imyizerere. Aba bagabo bari abagorozi ngo ariko ngo nabo bakora umurimo ngo ntibaza guhuza kuki ku ngingo zose z'iki. Ariko buno iyo tubonye Papa Dosire tudahuje ku ngingo runaka mpita muha igice cye, naba nahuje na Desire nawe nkamuha igice cye, kandi twese turi kubwiriza ubutumwa bw'ivugurura n'iki n'ubugorozi. Ntabwo bagiye bahuza ku ngingo zose z'imyizerere, ariko bose bayoborwaga n'umwuka w'Imana. Ariko bose bayoborwaga n'iki? Bayoborwaga n'umwuka w'Imana, kandi bashyiraga hamwe mu kugera ku mugambi wari ushishikaje wo kugarurira Kirisito imitima. Nubwo batahuzaga ku ngingo z'imyizerere, baravugaga bati reka iyi ngingo tuyicumbike, ariko tujye gukiza abantu bari kuzimira mu byaha. Epfo rero kutavuga rumwe hagati ya Wycliffe n'abari mu ruhande rwa Wisirayeli byageze ubwo bisa n'ibigiye guteza amacakubiri kuri bo. Nabo havutse mu intambara, babona kutavuga rumwe kwa bari abagabo hagiye kuvuka mu iki, nabo hagiye kuvukamo amacakubiri, kandi n'abagorozi.
ariko kubera ko bari abantu bigishijwe kwicisha bugufi mu ishuri rya kirisito, kwihanganirana n'urukundo byabateye kwiyunga. Ntabyumvisera? Kubera ibi bintu, icya mbere mu murimo babwirizaga nubwo hari ingingo batumvikanaga rumwe, habonetseho icyari kibarimo ngo ni ukwicisha bugufi. Igihe cyose buri muntu yumva ko ari bushoreye umurimo akishyira hejuru, ntabwo amacakubiri azarorera. Kuko iteka ryose kwishyira hejuru, na Satani yishyize hejuru aguma mu ijuru. Ngo aba bagabo ngo bari bafite kwicisha bugufi, urukundo, kwihangana, bitatu. Ati iyi ngingo reka tuyihangane tuzayigaho ubutaha. Ariko ndikumva nkundanye na Papa Desire, ntabwo nakifuza gutandukana nawe. Indirimbo 40 niba ari 41 niba ari 42 niba ngo iyo dutandukanye n'inshuti biratunezeza, nta kitubabaza, biratubabaza. Kandi iyo dutandukanye tugira agahinda. Tore ry'Imana rigira rite? Rigira rite? Aba bagabo rero baravuze ngo kutavuga rumwe rwari hagati ya Wycliffe nabo mu ruhande rwa Wesley, byageze ubwo bisa nibigiye guteza amacakubiri. Ariko kubera ko bari abantu bigishijwe kwicisha bugufi mu ishuri rya kirisito, kwihanganirana n'urukundo, byabateye kwiyunga. Ntibageraga igihe cyo kujya impaka mu gihe ubuyobe n'ibicumuro byabaga gikwira hirya no hino, kandi abanyabyaha baramanukaga berekeza mu nzira yo kurimbuka. Ntabwo bigeze icyo baharaniraga, baravugaga bati reka twerekeze mu nzira yo kujya gukiza ubugingo, nayo kujya mu macakubiri ntabwo byemewe. Ariko uzi kugira ngo abantu b'abagabo bafite uruhara, abandi bafite imvi, abandi bafite imbaraga zikomeye, barwanirira umuntu baramurwanirira, ejo azapfa bakamurenza witaka. Hari umuntu yaguhesha ubugingo. Burya igihe cyose abantu batamanutse ngo bicishe bugufi, hazaboneka urwango. Kansome igitabo cy'intekerezo mico n'umuntu, paje 557 hari iri jambo 557 intekerezo imico n'ubumuntu. Hari iri jambo ngiye gusoma, icyigisho ni icya 58. Hari ijambo ritubwira riti isubini ya gatatu, ni 657. Yego 657. Umukirisito yishimira umunezero nyakuri. Umukirisito rero akwiye kwishimira umunezero niba hari umuntu wari ukwiye guhora ashima, yakabaye umwigishwa wa kirisito. Niba hari umuntu wishimira umunezero nyakuri, yemwe no muri ubu buzima, ni umukirisito w'indahemuka. Tukujyana hemwe, ni umukirisito w'iki? Twari dukwiriye kuba abantu banezerewe kuruta abantu bose bo mu isi, kandi tukaba turi abakirisito. Ntitugomba kubisabira abisi, ntitugomba kubisabira abisi imbabazi. Ntitugomba kubisabira abisi iki? Magana 657 hari iri jambo 57 baravuze ngo tugomba isubini ya mbere, tugomba kwihanganirana twibuka ibidutsinda. Tugomba kugira ute? Kwihanganirana twibuka ibigize bite, ukamenya ko ikinsinze none ejo nawe cyagutsinda.
hari bamwe tugomba kugirira impuhwe zitandukanye n'ibyo tugirira abandi tubakize tubahuje mu muriro. Abantu bose ntibashobora kwihanganira kwigishwa ibikomeye kimwe. Ntabwo bose bashobora kwakira uko abandi babona inshingano zabo. Umwanya ugomba guharirwa abantu bafite imiterere itandukanye n'ibitekerezo bitandukanye. Imana izi icyo yadukorera, ariko umutima wanjye waraviriranye igihe nitegerezaga uko mwene data umwe yafataga mwene data wundi, agendereye gushaka kugusha abandi mu mitego binyuze mu magambo ye, kandi agashaka kwicisha abandi amagambo ye. Uyu n'umuhanuzi ati twari dukwiye kwihanganirana. Abantu nibakomeye kimwe no mu murimo, abona hari mwene data ugize ute ushaka kwicisha abandi amagambo ye. Uwo yari mwiza. Igihe kirageze ngo bose bafate umurimo mu biganza maze bareke kugerejura amakosa y'abandi. Igihe kigize gite? Igihe kigize gite? Ijambo turi kwigana ritubwira ngo iki? Amacakubiri agomba guhagarara mu murimo w'iki? Igihe ngo kigize gite? Kirageze ngo bose bafate umurimo mu biganza maze bareke kugerejura amakosa y'abandi, ahubwo buri wese asuzume umutima we. Buri wese agira ute? Asuzume umutima we, yatura amakosa ye. Iyo wamaze gusuzuma umutima wawe ukimenya ugasanga ari we nyirabayazana, watura amafuti ya hehe? Yawe. Yatura amafuti ye. Bene se abaharire umwami wabo. Buri wese azabazwa amafuti ye bwite. Inde? Azabazwa iki? Mu gihe ari gushakashakana umwete kurandura ibyatsi bibi mu karima ka bene se, urukungu rurakura kandi ruragwira mu karima ke. Kihutira gushaka ibyaha mu bandi kugira ngo biboneke, ariko urwo rukungu ndi kwifuza kurandura urwange ruri gushibuka. Biroroshye. Buri wese nabe maso. Buri wese nagira ute? Buri wese nabe maso, arinde umutima we, kandi mu rugo rwe yimenyereze kugira ibyishimo, umunezero, kwihangana. Nibwo byose bizagenda neza. Nibwo byose bizagira bite? 6:6 kino gitabo 6:6 baravuze ngo igihe mubangukira kuvuga no gutekereza ibibi kuri bagenzi banyu, igihe mubangukira kuvuga no gutekereza ibibi kuri bandi, iyo mwemeye umuzi wo gusharira kumera maze mukawubagarira, icyitegerezo cyanyu kigiteranyiriza hamwe na Kristo, ahubwo kirasandaza kandi kigatera imitima kwinangira, ikarwanya umwuka mwiza w'ubumwe n'amahoro. Jugunya ibyo byose udatindiganyije. Jugunya ibyo byose utagize ute? Kristo aravuga ati ngira itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Arega abantu nibakundana, ibyo nzacumuraho byose uzavuga uti n'umwanzi wabimuteye, reka musange wenda Imana iramufasha imugaruke. Ariko ntabwo ari inshingano yo kugenda byamamaza nkuru uri gutumira ubukwe bugiye gutaha. Ntabwo nzumva ko kudahuza nawe aribyo biribuza n'amaca. Ikiza no kujya ukwanjye kajya gushaka umurongo wanjye. Hano mu gitabo cy'ibihamya ku mutungo page 40 na kangahera, umutungo 46. Wari abantu bari mu itorero babona nta kibazo kirimo, ariko bagashaka uburyo yajya gukereya
ukereye urubuga rw'intambara, ukereya gukora, kurema urubuga rw'intambara. Kamwumve 46 ihamya ku mutungo. 46 ari iri jambo rivuga ngo neretswe ko bamwe muri bene data n'abashiki bacu bari bafite ibitekerezo byabo biyobowe nabi. Bene data n'abashiki bacu bafite ibitekerezo biyobowe neza, biyobowe nabi. Batekerezaga bene se babacira urubanza bakurikije ubumenyi bishyiriyeho bo ubwabo, bagacira urubanza bene se bikurikirije ubumenyi bakuye mu ijambo ry'Imana, ahubwo ngo bikuriyemo bo ubwabo. Iyo habaga hari ukoze mu buryo butandukanye nuko batekereza, ako kanya bahitaga bazana umuvurungano mu itorero. Tukujyana bahitaga bazana umuvurungano hehe? Bamininaga urutagangurirwa naho ingamiya bakayimira bunguri. Bivuga ngo kuminina iki? Urutagangurirwa ni ikintu kigaragara, ni ikizira ariko ni gitoya. Twatwanye gatumira, sinzi niba biri kumvikana. Kuminina bazanaga umuvurungano, bamininaga urutagangurirwa naho ingamiya bakayimira. Bivuga ngo nuko sinzi niba rukwangu twaha dutoya ibinini akaba ari byo barengereza. Ntibarebe ibinini byabo, ibyaha byabo binini. Uyu munsi umukristo mugufi wakoze akantu gatoya ati nguriya mushaka uburyo tumuhana, nyamara bo bafite ibintu gahehe mu mitima yabo. Bagiye bibanda igihe kirekire kuri ibyo bintu, bagiye barundaniriza intekerezo zabo ku kunyegana. Kandi mu gihe habaga hatariho mu itorero ingorane nyakuri, mubiyumve neza, itorero riratuje, nta ngorane zigize zite, nta ngorane zirimo, mwumve neza. Igihe habaga kandi mu gihe habaga hatariho mu itorero ingorane nyakuri, barazihimbaga. Bageraga bate? Yewe ngo nkene y'abandi 10 musigari. Ujya gusanga ugasanga ibyo basigarije ari guhimba, yakereye urubuga, yaraye aryamye ari kurutekereza, yaruhimbye neza, babandi asigaje agiye kubatera nk'umusemburo ushaje. Abantu basigazwaga mu kugira ngo bateze umurimo w'Imana imbere, batumwe mu birere bitandukanye kujya kurwanya umwanzi, ahubwo we yaraye akereye intambara zo kugira ngo abantu bagire bate, barema amacakubiri. Barazihimbaga maze imitima ikurwa icyo ku Mana no kukuri, maze yibera mu mwijima. Satani ashimishwa no kubona umwuka nk'uwo uboneka muri twe. Ibyo binezeza ni kubona umwuka nk'uwo uboneka hehe? Ariko ibigaragazo nk'ibyo sibyo bigeza sibyo bizeza itorero, maze ngo ku iherezo bikuze imbaraga y'ubwoko bw'Imana. Nabonye ko bamwe muri twe bari bafite kwera kutagira imbaraga. Igihe cyabo bakimariye mu kugenzura bagenzi babo n'abashiki babo. Igihe cyabo bakimarira hehe? Mu kwigenzura, mu kugenzura abandi, bagenzi babo n'abashiki babo. Bitekererezaga buri mfuti ryabo kugira ngo bavutse imivurungano. Bitekererezaga iki? Amafuti yabo, maze bakavutsa iki? Mu kugenza batyo bakuye intekerezo zabo ku Mana mu ijuru, kukuri, maze berekeza aho Satani yifuza. Birengagije imitima yabo bwite, bareba buke cyane ibyaha byabo, kuko bahugiye cyane mu byaha by'abandi, aho kugira ngo bagenzure imitima yabo.
imyambaro y'uyu, imyambaro y'uyu, ingofero y'uriya. Dore ibyo nibyo byatwaye intekerezo zabo. Babwira bamwe bakabiganiriza undi, maze ibyo bikaba bihagije kuri bo kubibamo mu byumweru. Muri iki cyumweru ngo njye mujye mu rubanza rwanjye kunyiza n'akanaka ngo yavuze ko nambaye nabi. Cyumweru kigahe sindi kikaza. Undi nawe akaza ngo kanaka undagira ngo mungize nawe yabonye nambaye ingofero. Umurimo muzawukora muti. Umuntu utari mu mwuka w'Imana uri kwigishwa yakwigishwa ngo ambara kuri. Uri mu mwuka w'Imana yavuga ngo yakigishwa ngo ambara gutya. Irya gutya, genda gutya, kandi ibyigwa biri guhora imbere ye. Satani rero wicyakora cyose nubwira ngo amacakubiri agira ute aboneke. 597 isubi ya gatatu iki gitabo. 593 93 muri cya gitabo baravuze ngo intekerezo imico n'ubumuntu. 593 93 baravuze batya Ganatanu 93 ani 97 mumbabarire. Haravuga ngo isubi ni ya gatatu. Kutavuga ntukavuge amagambo acyaye. Ntukagira ute? Ese shimo. Abafite ikibazo bamanza kujyana. Oya ntabwo mvuze ngo iki ubwo turi kumwe. Nyine mvuze ngo iki. Ubwo nibyo nari mvuze turi kumwe nawe ndi kubwira uri. Aho ufite ikibazo mu kibike murakibaza. Oya nta kibazo dufite kuri iyo ngingo. Ubwo rero nanjye mwabonye ko tutari kujyana. Narivuze ngo nimukavuga amagambo agize ute? Aho utaza anenga kandi akomeretsa. Acyaye anenga kandi agira ute? Uwo ni umurimo uhumanye ugomba gukurwa mu magambo yacu no mu mibanire yacu na bene data. Imana irasaba umuntu wese uri mu murimo wayo. Imana irasaba buri muntu wese uri hehe ukongeza icyotero cye ku makara y'umurimo wera. Ukongeza icyotero cye ku makara y'umurimo we. Tugomba kumira bungura amagambo mabi. Kumira iki? Umunamira bungura ikimeze giti. Icyo yakanjije. Tugomba kumira bunguri amagambo mabi akarishe akakaye ajya sohoka mu buryo bworoshye mu minwa yacu, kugira ngo umwuka w'Imana avugire mu gikoresho muntu. Mu kwitegereza imico ya Kristo muzahindurwa muse nawe. Muzahindurwa mugire mute? 513 nihutire hirya nawe. Bagenda narukani ikigwa kirekire. 513 naho hari irindi jambo ngiye kuhasoma. Isubi 513 isubi ya mbere. Kubumwe n'Imana bizana ubumwe. Kubumwe n'Imana bigira bite? Imana yuzuye ugira neza n'imbabazi n'urukundo. Abafite isano nayo by'ukuri ntibagirana amacakubiri hagati yabo. Ntibagirana amacakubiri hehe hagati yabo. Umwuka wayo nuyobora umutima uzawuteramo kumvikana, urukundo n'ubumwe.
umutima niwemera ko Imana inyobora cyangwa ninemera ko Imana inyobora, umutima wanjye uzumvikana n'uwa papa Dosire. Uzirinda kuzana amacakubiri hagati yanjye nawe. Uzirinda kuzana amacakubiri mu murimo w'Imana, kuko ari urukundo n'umutekano. Umutima udatuwemo kutumvikana urukundo, umwuka wa Kristo, umwuka w'ubumwe, abafitanye isano nayo, bafitanye isano n'Imana by'ukuri, tibagira n'abacakubiri hagati muri bo. Umwuka wayo nuyobora umutima uzawutiramo kumvikana urukundo n'ubumwe. Mu bana ba Satani ho ni ikinyuranyo. Mu bana ba Satani bo ni iki? Umurimo we ni ukubyutsa urwango, intonganya n'ishyari. Ndababaza mu izina ry'umwami wacu, mwe kuvuga yuko mukurikiye Kristo, mwe kuvuga yuko mukurikiye nde? Ndabaza mu izina ry'umwami wacu, mwe muvuga yuko mukurikiye Kristo, ni izihe mbuto mwera? Twebwe tuvuga ko dukurikiye nde? Ni izihe mbuto tugira dute? Umuntu ubiba imbuto zo kutumvikana n'umwijyane mu mutima wazasarura imbuto z'urupfu. Inde? Umuntu biba kutumvikana, umwijyane mu mitima y'abantu ngo azasaruramo iki? Imbuto z'iki? Igikorwa cyose cyo gukeka ikibi ku bandi giteza imbere icyo kibi n'uwagiketse. Ukeka ikibi ku bandi kikagenda kigakura, kiragenda kigatera imbaraga mbi mu mutima wagiketse. Ndabona bari abaririmbyi bavutse mu ikibazo. Mwabaririmbyi mwe iki kibazo cyavutse nike? Ninde wakikubwiye? Biramugarukiye rero. Cyangwa umwe yamubwiye yanze kumuvuga, abandi baramubajije. Burya ikitwica ni amarangamutima. Umwuka wera yadusukiye, wavuga uti umwuka wera ntahishira icyaha. Niba ari umuririmbyi wifashe nabi, niba ari umubwiriza wifashe nabi, ni inshingano yawe kumusanga ukamwereka binyuze mu nama z'umucunguzi. Ari gushobora no kumusanga umuganirije atari kuba ngo kumusangisha inama y'amatari, ahubwo ari kugira ngo n'umugarura uzabubonye inde. Ariko benshi umuganirije ngo muguraje mugiye kuntereza undi ngo mushyire mu mugayo. Ubwo umuntu ari umwuka w'Imana koko akeneye kumva. Mwari muza kugira ngo unegure koko mu mugayo ari byo byaba byiza nkanezerwa kuko nyurimo kandi zigenza uviramo, kuruta kwiriga umbaga unegura. Ndabeshye buri kintu cyagaragaye ntabwo kiba kirishisuka nikinakomeretsa n'uwo kiriho, ariko amagambo mabi yihishiye nicyo kimungukiye. Satana anezezwa cyane n'amacakubiri. Satana anezezwa cyane n'iki? Ashaka ubudatuza, kubiba, kutizerana, kudahuza, ucakura n'ubugome mu bwoko bw'Imana. Tuzageragereshwa kwibwira nta mpamvu ifatika ko uburenganzira bwacu bwakandagiranywe. Amacakubiri, impaka n'imanza hagati y'abavandimwe ni igisebo ku murimo w'ukuri. Iki buriya ngo hari icyo tuzageragereshwa kwibwira nta mpamvu ifatika ku burenganzira bwacu bwakandagiwe. Wabyitekereje ku burenganzira bwawe bwagize bute? Bwakandagiranywe. Amacakubiri avuke, impaka n'imanza hagati y'abavandimwe, icyo kizaba ari igisebo hagati y'ubutumwa bwiza. Abagenza batyo batera itorero kwisekerwa n'abanzi kandi nirishobore
kunesha imbaraga z'umwijima, bongera gutoneka inkovu za Kirisito kandi bakamukoza isoni ku mugaragaro. Turi kujyana hari aya magambo muri kumva turi mu mwanya unejeje muri kino kinyejana. Niba uri umwana w'Imana wari ukwiye guhagarika ibyo bintu byose muri wowe. Uri umwana w'Imana ugahagarika ibintu byose hehe muri wowe. Niyo mpamvu ubutumwa bwatorewe cya mbere 148 isuri ya kabiri ijana na 148 isuri ya kabiri hari ijambo na 148 isuri ya kabiri y'abantu b'Imana basaba umwuka wera n'ibibazo n'ibyawe, kuko buri muntu wese yagombye kugenda asubizwa ati haritse ngiye waba uteje ikibazo kiriho, ahubwira ngo uzane ibibazo ngo ndabaza. Ubumenyi bubaza umwuka w'Imana, ubanze wisuzume urebe, kuko babandi nta gisubizo bari buguhe kiruta umwuka w'Imana. Natubwiye Cyigisho fashe itaricyo ose ndakivuze nakizanye gifite nakimereze azanye umurimo mu Kirisito gifite cya mbere nakimwe tumubwaturajwe cya mbere 148 isuri ya kabiri kimwe cya mbere byaduka kose 148 hari ijambo itubwira riti isuri ya kabiri 148 hari amagambo atubwira ati isuri ya kabiri icyigisho yego cya 16. Mbega uburyo ibihe byinshi abakristo bo kwizina bakingurira umuryango umwanzi w'imitima. Mbega uburyo abakristo kwizina bakingurira umwanzi iki umuryango, bagakingurira umuryango umwanzi w'imitima kubwo kutitegeka ibice no kudahuga bushaririye bidukoze isoni mu rugaga rw'abisi. Ibyo byose bituruka kenshi mu matorero yacu, kandi ibyo bizanwa nuko nta mbaraga na nke dukoresha ducubye ibyiyumviro bibi no kwirinda ijambo ryose Satani yaheraho. Igihe cyose mu mutima wanjye nacubye ibibi ngo Satani atabiheraho, urwango ruratangira nkarucumbetse. Turi kujyana iyi ibyiyumviro by'urwango bigaragaye, iyi ibyiyumviro by'urwango bigize bite, icyo gikorwa kigera kuri Satani. Icyo kirego kiragenda kigasanga aho Satani yicaye, kigera kuri inde, maze akaba abonye umwanya wo kuza aho umuntu ari. Urwango rwawe rugiye guhagurutsa Satani ku ntebe aho ari kugira ngo aze yongere imbaraga muri wowe. Moteri yari yiyicariye. Muribuka igihe Sawuli yajyaga gushikisha mwendori kumupfumukazi Satani mu kigirwamana cya Endori, Satani yaravuze ngo munkubaganirije iki? Siko yavuze ra Satani ntabwo ari Samweli, ahubwo we yagiye kugira ngo amushikire ngo amuzurire Samweli. Satani waramubwira ngo munkubaganirije iki? yayimushuye Samweli. Uko yaza kose nuko Satani we yavuze ijambo ngo munkubaganirije iki? Kumukubaganira uko bari bamushitse. Yatajya gushikisha rero ntabwo Satani yaraje. Satani rero amaze kuza muzurira idayimoni isa nande na Samweli. Ngo Samweli ushaka no mwankubaganiye, mwankubaganishije ngo uyu Samweli wari ugushaka mu ishusho yande ni Samweli wari uzutse. Satani igihe cyose tumukubaganije araza munkubaganirije iki? Rero ngo urwo rwango iyo rwiyumviye natwe ruragenda rukagera kuri Satani, nawe akabonye umwanya wo kuza aho ngo aturiganye
ngo ibyumviro bibi ngo hepfo baratubwiye ngo iyo ibyumviro by'urwango bigaragaye icyo gikorwa kigera kuri Satani maze akaba abonye umwanya wo kuzaho umuntu ari ngo amuriganye nka ya nzoka nk'uko nuko agakoresha ubushobozi bwe n'ubwenge bwe ngo ace ibice mu itorero anaririmbure. Aca ibice mu itorero agira ute? Kudahuza kose kuzana igihombo. Kudahuza kose kuzana iki? Kuzana igihombo. Kandi inshuti z'impande ebyiri zikajya ku ruhande ruzinejeje maze icyuho kikaguka, inzu igabanyije ubwayo byigumaho. Kwikomana no kunengana gushaririye biriyongera. Satani n'abamarayika be bakorana umwete kugira ngo imbuto yabibwe yere umusaruro mwinshi. Abisi barabyitegereza maze bakabakwena bati, nimurebe uko aba bakirisito bangana bo ubwabo, iyi niba ariyo dini bavuga ntabwo tuzayijyamo. Abisi bagira bati, abisi bagira bati, baratwitegereza bakadukwena, barazabatambera bari kuryana, si babandi bavuga ngo baririnda. Ira niba ariyo dini bavuga ntituzagira dute? Tuzayijyamo. Maze bakishimira mu bupagani bwabo, bakihagararaho batyo mu kutihana kwabo. Satani ngo akabishima hejuru. Tugomba guhagarika kutumvikana ko kose. Rero ni ukuvuga ngo 462 ikwihuta, 462 subi ni ya kabiri, 462 nimwitegereze umusaraba w'Ikaruvari. Ni umuhamya uhoraho w'urukundo rutagira umupaka, umuhamya w'imbabazi nyinshi za Data wa twese wo mu ijuru. Iyaba buri wese yarihanye gusa agakora imirimo ye ya mbere, iyaba abizera b'itorero ryacu bakoraga batyo bakagaragaza ko bakunda Imana kuruta byose na bagenzi babo kuko bikunda, Efurayimu ntazagirira ishyari Yuda. Efurayimu ntazagirira nde? Kandi na Yuda nawe ntazagirira nabi Efurayimu. Amacakubiri azashira, nta rusaku rw'amakimbirane ruzongera kumvikana mu Isiraheli. Uko bose bagize bati? Uko bose bagize bati? Habonetseho kwihana. Yuda ntazagirira ishyari Efurayimu, Efurayimu ntazagirira ishyari Yuda. Amakimbirane azashira, amacakubiri azashira. Kubw'ubuntu butangwa n'Imana yonyine, bose bazaharanira kwakirana ubwuzu isengesho Kristo yasabiraga abigishwa be, kuba umwe nk'uko nawe ari umwe na Se. Amahoro n'urukundo, imbabazi n'ubugwaneza bizaba amahame ayobora buri mutima. Cyo ni ikihe? Ubutumwa bwatoranyijwe igitabo cya mbere, ikigwa cya 10:61. Aya magambo muri kuyumva neza? Ni kubabaza cyangwa twaya hasi? Kuyumva neza. Ngiye gusoma ibihamya bibiri n'isomo rimwe nsose, nta bindi kandi byihuta. Intekerezo ho 445 445 rero ni kimwe ndanasoma isomo rimwe kine ndakiretse 445 445. Iyo inyoko muntu twese duhurijwe mu rushundura runini. Inyoko y'umuntu yose ngo ihurijwe hamwe mu rushundura runini. Icyo twakorera cyose duhesha abandi byiza kiduhindukira umugisha natwe ubwacu. Tukujyana hari itegeko ryo kuzuzanya rireba abantu bo mu nzego zose. Itegeko ryo kugira ute? Rireba abantu bo mu nzego zingana iki? Uyuzuze nkuzuze, nawe wuzuze mugenzi wawe.
twese turakeneranye. Twese tugize dute mu migambi y'Imana, uko abantu bagakwiriye bari bakwiriye kubera abandi ingirakamaro. Iyo abantu bose bakoraga ibyo bashoboye kugira ngo bafashe ababakeneyeho ubufasha, ubugira neza bwuje impuhwe zitikanyiza n'urukundo rwabo, mbega ukuntu baba barakoze umurimo uhiriwe. Imana yahaye buri wese itaranto, kandi izo taranto zikwiriye gukoreshwa kugira ngo dufatanye kugendera mu nzira ifunganye. Muri uyu murimo buri wese afatanya na mugenzi we, maze twese tukagirana ubumwe na Kristo. Muri uyu murimo uzumva ko azagenda iruhande ntabwo azasoza umurimo imbere, kuko Imana ntabwo izabimushoreye. Sinzira muri kubyumva. Ahubwo buri wese agirwa na mugenzi we, kandi buri wese akeneye mugenzi we. Urugero, niba Desire azi inama y'agakiza, Muzungu akaba azi ubuhanuzi, Innocent akaba azi temperance, bose bakaba bigabyemo ibice, ubwo butumwa buzabwirizwa. Ninde uzunganira undi? Ariko bose bari hamwe, umwe yakigisha ubuhanuzi, undi akigisha iki? Temperance, undi akigisha iki? Inama y'agakiza. Maze umusaruro ukaboneka. Turi mu gihe gikomeye, tugeze mu gice Satani yishimira. Tugeze aho buri wese yagobye gusabira mugenzi we. Mujye mureba, iyo abantu banganye kandi ngo bari kurwanira ijambo ry'Imana, buri wese atwaye Bibiliya. Nasomye amagambo ari mu byaduka ngo hari abantu bazapfa bagapfana Bibiliya, ngo nibazuka ngo Satani azabazura ngo bahe igihondesho ku bandi. Azabazura bikoreye Bibiliya baje kuyobya abandi. Tidore muragurisa umutamperase, nawe se yapfuye mu kwizera, kandi ni umunyabyaha. Satani niwe wamupfuye, niwe wamwishe, cyangwa se yarapfuye apfana Bibiliya atizeye. Satani aramwifashishije ngo ajye kuyobya abandi. Satani bazabazura abenawe mu gihe giheruka, igihe bazaba bari kuvuga ngo yabonetse hirya no hino, nimusohoke mugire mute, mumusangane, ari mu butayu nimukajyeyo, ari mu burasirazuba nimukajyeyo. Ngo azabonekera mu birere bimwe azura abantu, ngo bakaza muri ya shusho ya Samweli. Murabyumva neza? Babona n'amaji ngo uko umuntu yakoraga, nuko yavugaga, nuko yagendaga, n'uduko byo yakoraga, utuntu twose ngo batumuboneho. Bati burya koko uriya ni Yesu uri gukora biriya bitangaza. Yohana 15:14. Tugomba guhagarika amacakubiri muri uyu murimo, ahakomotse hose agahagarara. Itorero riri muri ubwo buryo rihagaze neza, rigakumira ibyo bintu, ntabwo Satani azabishobora. Itorero ry'Imana rigira rite? Rirafatanya, rigashyira hamwe, rigakira kurwanya umwanzi. Nubwo amarembo y'ikuzimu yahaguruka ntabwo yarinesha. Yohana 15:14. Hari ijambo ritubwira ngo ngiri itegeko ryanjye mukundane nk'uko nabakunze. Ngiri itegeko ryanjye mwangane, mukundane nk'uko nagize ne, mukundane nk'uko nabakunze. Nawe ufite urukundo ruruta urwo gupfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbizi inshuti, kuko ibyo numvise kuri data mbibamenyesheje. Simwe mwantoranije, ahubwo ninjye wabatoranije, kandi mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto, imbuto zayo zigumeho. Imbuto zacu zigize zite? Zigumeho. Mureke rero twe kwera indibu. Kizatugaragaza ko dukundana ni uko tuzera indibu. Tuzera indibu. Parire, oya, twera imbuto nziza, twe kwera indibu. Indibu murazizi? Nizihe?
uzi igitembatembe nindi kijya ujya kubona ukabona n'umuneke utukuye urahiye neza ariko wakigeraho wagitamira ugasanga kirasharira imbere kifite n'imbuto zishobora no gukora mwamenyo ntuzongere no kurya ibigori. Izo ndibu rero abanywa inzoga nizo bahondahonda bakazengesha inzoga. Muramenye rero turamenye tutabindibu mu murimo w'Imana. Imana y'amahoro idufashe ibyo guhagarika amacakubiri yaba muri twe yaba mu mutima wanjye n'uwawe, twese dushishikare kurwanira ukuri abera bahawe rimwe kuzageza iteka ringana iki ryose. Imana y'amahoro ibiduhere ubuntu muri amasaha ku izina rya Yesu.